Igice cya 17. Utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Umugaragu witonda azarera mwene shebuja ukora ibiteye isoni, kandi azaragwa hamwe nabo. Uruganda rutunganya ifeza ni itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Inkozi y'ibibi yumvira imvugo y'ibigoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Ushinyagurira umukene aba atuka Iyamuremye, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Abuzukuru ni ikamba ry'abasaza, kandi base babera abana babo icyubahiro. Imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa, ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura. Uhabwa impongano yibwira ko afite ikintu cy'igiciro cyinshi, aho ayerekewe hose abona ko imugiriye akamaro. Uhishira igicumuro aba ashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanya inshuti z'amagara. Gucyaha kugera umunyabwenge ku mutima kuruta guhanisha umupfapfa inkoni 100. Umuntu mubi ashaka ubugome gusa, nibyo bizamuzanira intumwa y'inkazi. Guhura n'idubu ryibwa ibyana byaryo biruta guhura n'umupfu ku bupfu bwe. Uwitura ibyiza ibibi ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Itangira ry'intonganya ni nk'ugomoroye amazi, nuko reka impaka zitarabyara intonganya. Uha urubanza babi kandi utsindisha abakiranutsi, bombi ni ikizira ku Uwiteka. Imiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuntu ubuze ubwenge arahira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Ukunze intonganya aba akunze n'ibicumuro. Ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ufite umutima unanirana nta byiza abona, kandi ururimi rugoreka azagwa mu makuba. Ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye utera konda. Umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Umwana upfapfana atera se agahinda, kandi akabera nyina ikirumbo. Si byiza guca umukiranutsi igihano, cyangwa gukubitira imfura gutunganya kwazo. Uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga.